arambwira ati Freemason ni abantu babakire cyane kandi nawe iyo ubaye member wabo baguha amafaranga menshi ugahita uba umukire by'ubukene ukabisezera. Noneho najya kuri telefone nkabisacinga nkabireba nkabona koko nibyo uburyo bakoramo n'aba Illuminati n'abantu bafite amafaranga menshi bakorana na Satani. Noneho nkurikije n'ubukene ubuntu twari dufite twibereyemo turavuga tujyeyo. Noneho umuhungu ndamubaza ntese ubundi ni gute umuntu yabonana n'abo bantu ba Illuminati, ubundi wajyayo gute? Ubwo ufashe umwanzuro uravuga uti ngiye gushaka amafaranga. Ngiye gushaka amafaranga kuko ubukene ndaburambiwe, ndumva ndambiwe kuba mu bukene. Nubwo nari maze kubisacinga nyine uburyo batangamo amafaranga bavanga iyo umaze kuba member wabo baguha amafaranga yose wumva wifuza, ariko bakavuga Illuminati n'abantu bica batwara amaraso y'abantu. Ibyo sinabyitaho kuko ngiye cyo nashakaga na amafaranga. Numvaga ko nyine nibwo bansaba bambwira gutanga amaraso nayatanga, ariko nkabona amafaranga. Ubwo uwo muhungu aza kujyayo turajyana ko yarambwiye ati ngiye n'urusengero rwaba aho rurinda hasi. Ubwo ndamubwiye none tugende ujye kuhanyereka nanjye ngiye kureba uko bimeze uko bakora se. Ubwo tujyayo turazamuka, ubwo nibwo yahanyeretse ati dore ngaha urusengero ngo rero yararunyereka. Ndagenda nsanga na ahantu haba hakomeye cyane haba harinzwe, mbese aba afite security ihagije. Urusengero ruracyahari ntabwo rwahava. Ubwo turahareba dushaka kugira, none ndamubaza nese none urahanyeretse ni gute se ubundi umuntu yabonana nabo aba bantu ba Illuminati? Arambwira ati aba bantu ba Illuminati rero kubabona birakomeye cyane, biragoye cyane, ntabwo wapfa kubabona ni ibintu bigoye cyane, kandi kugira ngo ubone member wabo ushobora no kuba wamara n'imyaka 5 utarabonana nawe, kuko ni abantu b'abayobozi baba bafite amafaranga menshi, baba mbese upfa no kubutana muhagarika no mu nzira. None base none kugira ngo tuzinjiremo bizagenda gute? Ubwo noneho mu gihe ndimo kwibaza uburyo nzajyayo, ubwo uwo muhungu we kubera ko yarabitangiye kera aza kujyamo, aza kubona inzira ijyamo ko naho twari turi arahimuka bajya gutura ahandi. Amaze kujya gutura ahandi we nza kumenya amakuru ko yabigiyemo, yanabonye n'amafaranga yashinze, afite n'amaduka Isiri, andi maduka afite n'amaduka yandi yakoze wabo iyo Meru. Nkurikije ko nari muzi ndavuga ni uyu mutipe na handi yakuye amafaranga byanze bikuze ni muri Illuminati, kuko yarabikundaga cyane kandi we yaramaze kubageramo, yaramaze kubayoboka. Anjye ndica ndavuga nese nanjye nta kundi nabona amafaranga kiretse ngiyemo. Ubwo ngubwo kuri telefone yari nomero z'abo bantu babikora ba Illuminati nari narabonyeho, ntangira kujya mbahamagara. Ubwo nza guhamagara umwe arambwira ati niba ushaka kuba member wa Illuminati cyangwa se wa Freemason, reka mvuge Freemason ko niko babyita, aba Freemason mu Kinyarwanda byanga bitaga aba Freemason, ariko hano nyine babyita Freemason hall. Ndabahamagara barambwira ati niba wumva ubikeneye ubishaka dusange hano mu Mombasa kwerekeye uburyo uzabonana na member wabo wa Freemason cyangwa se Illuminati. Ariko barambwira bati kugira ngo ubonane kugira ngo winjiremo mu rusengero rwabo nuko ugomba kuba ujyanywemo n'usanzwe arimo, niwe ufite uburenganzira bwo kwinjizayo, nta wundi muntu ufite uburenganzira bwo kwinjiza mu rusengero rwabo usibye member wabo. None nibwo nazakwibaza ubwo ndamubaza nese wowe uri member wa Freemason? Arambwira ati yego ndi member wa Freemason. Ndamubwira noneho niba uri member wa Freemason ngiye ndashaka kuba member wa Freemason kandi nyene kugira ngo umbwire uburyo naba member. Arambwira ati nsoneho nsanga mu Mombasa tubiganireho. Ubwo nibwo nagendaga nteza ibyo nari mfite, ngurisha ibyo nari mfite na telefone, mbona amafaranga make ndateganya mu Mombasa. Ngeze mu Mombasa
ndamuhamagara telefone akajya ayifata ariko akambwira ngo ari bize ngo ntabwo ari buboneke. Mbona ndicara hariya kuri stage mbona saa moya saa mbiri zirageze, saa tatu zirageze, ntabwo ari kuza, ntabwo ari kuboneka. Saa 4 zirageze, ntabwo ari kuboneka. Saa 5 zirageze, ntabwo ari kuboneka. Noneho nza kuganira n'undi muntu wari wo twari twicaranye, arambwira ati ndamubaza ariko hano mu Mombasa hari urusengero rwa Freemason rwa Illuminati? Ati barahari cyane, atari ko bari abantu babi, ngewe ntago nabajyamo. Ati ni babi cyane, bari n'abantu banywa amaraso y'abantu. Ndavuga ni se ngewe ko nshaka kugira ngo mbabone. Ati bara yari umunyakenya, ati bara ni masonko, ni nabakire, ariko kugira ngo babone nabwo biragoye. Arambwira ati gusa urusengero rwabo ruri hejuru mu mujyi, urusengero rwabo ruri hejuru mu mujyi, niba ushaka kujyayo ati amafaranga mpakugeze, ati nta kibazo. Ariko ngewe nitugera kuri gate nge ndagusiga kuri gate, nge nigendere kuko nge sinajyayo. Nta kibazo, ndamubwira nta kibazo, wongeye hano ngezeyo, gusa nge ibindi ndirwariza, nshaka kugira ngo nge kuhareba ndebe kuko niba hanabaho, kuko ibintu baba bavuga kuko niba ngo Illuminati niba binabaho. Aranjyana dutega akamoto, aratuzamuka, turatambika gutya mba ndahageze. Arambwira ati dore urusengero rwabo ngururiye. Ubwo tambika muri ako gahanda nkuko yarahandangiye, we yahise asubira inyuma kuko yambwiye ati ngiye hari ahantu ndahatinya cyane sinahajya, wowe dore ngaho komeza. Ubwo ndagenda natambika, nsanga hari abasekirite baharinda, abapolisi baharinda. Ubwo nzengurutse gutya nsanga hari icyapa cyanditseho ngo Freemason Hall to Mombasa. Ubwo maze kubibona, maze kumenya neza ko ari rwo rusengero rwabo, nibwo nahamagaraga umupolisi umwe waharindaga, ndamubaza nese, ubwo muha amafaranga makeya, namuhaye 700. Ndamubaza ni nshaka kugira ngo mpamakuru yahangaha y'uburyo ukuntu umuntu yabona member wa hano. Arabanza ariyumvira, arambwira ati amafaranga umpaye ni makeya, ntago naguha amakuru ya hano. Mwongera 300 ab'igihumbi. Mbo arambwira ati abantu bahano basenga nijoro, ntago bajya baza kumanwa, baza nijoro nka saa moya bakajya mu bintu byabo, zagera nka saa 10 z'ijoro bakabona gutaha. N'abantu babakire, bazana imodoka zabo, iyo ari umunsi wabo wo gusenga, imodoka zabo ziba ziri hano huzuye, zimwe zinaparitse mu muhanda ko urusengero rwegeranye n'umuhanda gutya. Noneho barambwira ati kugira ngo ubonane na member wabo ni ibintu biba bikomeye cyane. Arambwira ati ariko hari umugabo nzi member wabo, gusa n'umuherwe n'umukire, ntago wapfa no kumwegera we. Ubwo naje kurara ndarayo mu Mombasa, bikeye mu gitondo n'ubundi nsubirayo kuri urwo rusengero kubonana n'uwo musekirite, kuko yari yambwiye ngo unze kuza anyereke uwo mugabo. Ubwo nza gusubirayo ko namwishyuye ko agomba kumpa amakuru. Aramunyereka uwo mugabo nyine, aramunyereka, mbona n'umugabo ukomeye, umugabo wiyubashye, umugabo ntapfa kujya kuvugana nawe ngo mubaze ibya Illuminati. Ati se umuntu nkuriya ni gute wajya kumwegera ukamubaza ngo ibintu bya Illuminati, urumva utaba wasaze? Ati ngaho mureba urabona wamuhera hehe? Nanjye kuko ndamureba, mbonye n'uburyo ameze, mbona nta hantu namuhera. Ariko arambwira ati rero, ati hari n'undi muntu nzi ujyaza gukubura hano, ukora amasuku hano, ati wenda nawe wamubaza amakuru ya hano akaba yahakubwira. Ati rero ibyo ngibyo ayo makuru nguhaye arahagije. Abamaye nomero ye ndamuhamagara, wa muntu ugeza gukora amasuku kuri urwo rusengero, bamwitaga Daniel. Ndamubaza, arambwira ati rero kugira ngo amakuru ya hano, uburyo wakwinjiramo hano mu imbere ukabonana na member wa hano, ati biragusaba ikiguzi, turamo 5,000. Abwira nta 5,000 mfite, nicyakoze ndaguha 1,000. Ati 1,000 ntago nacyemera. Abwira ati okay, reka nguhe 1,500 ariko umpa amakuru ko numvaga mbikeneye cyane. Bombi mu 1,500. Arambwira ati okay, abantu ba hano rero, ba member ba hano, kugira ngo mubone biragoye cyane, ntago wapfa kumubona. Ariko ndamubaza nese ubundi koko uko babivuga nibyo hano ni aba Illuminati koko? Ambwira ati yes, ni aba Illuminati. Nabwira nese ko numva bavuga ngo
ngo basaba ngo kugira ngo ube member wabo ngo bagusaba igitambo cy'ababyeyi bawe cyangwa se umuntu wo mu muryango wawe. Ati nibyo. Arambwira ati ibyo ngibyo ntago nabikubwira. Ati natwe nubwo dukora hano ntago tujya tumenya amabanga yabo. Ati natwe tubora dukora tugahembwa buri kwezi, turiko ibyabo ntitujya tubimenya. Ati gusa ko nzi ko nyine nta amaraso yagomba gutangwa, nta muntu ujya winjiramo adatanze amaraso. Ndangije nababwira none se ni gute nabonana nabo. Arambwira ati keretse nyine nk'umunsi baje gusenga ari benshi, wenda waza bari guparika mu modoka yabo binjira, dore ko ari n'abakire bakomeye cyane, wenda ntago wabura umwe wegera ushiritse ubwoba. Niba uri umuntu ushiritse ubwoba ntago wabura umwe wegera ngo be wamubaza ngo abe yakurangira, dore ko iyo baje baba ari benshi. Barambwira ati baza saa moya z'ijoro. Ndamaze none ni ryari bazaza. Arambwira ati ubu ngubu bamaze ibyumweru 2 bataza, atari ku ubu ngubu ndakeka nko ku cyumweru bazaza. Iyo bamaze ibyumweru 2 bataza baza hari nko ku cyumweru nijoro saa moya. Arambwira nti rero nta mafaranga ya lodge mfite icyo gihe, nari ndi muri lodge. Arambwira nta mafaranga ya lodge mfite yangeze icyo gihe, ahubwo reka nsubire Nairobi kuko ntuye Nairobi mu mujyi, wenda noneho niba nzaze kuwa gatandatu nzagaruke mu Mombasa kuwa gatandatu, noneho nibuca ku cyumweru bari buze ngewe nzabone kubonana nabo. Okay, ndabubwira okay. Nawe arambwira ati amakuru nguhaye nayo nta yandi makuru yabo nzi, natwe nta byabo ntituba tubizi. Tubona baza bagakora ibyabo bagataha, nta bindi dore ko banasenga nijoro, ibyabo ntitujya tubimenya. Ngewe ubwo bukeye ubwo nahise njya gukatisha ngaruka Nairobi. Ariko nsiga mubwiye ni ngewe noneho kwa gatandatu nzaza, ku cyumweru nibaza nijoro nzabonane nabo. Ubwo ngaruka Nairobi. Ngeze hano Nairobi nanone numva ntago nyuzwe, kuko ngiye numva gashaka amafaranga cyane. Noneho nsubira kwirwa, ngeze hano Nairobi nsubira kwirwa rusengero rwabo nanone ruri hano Nairobi, ruri hara hejuru. Ndabaza ntise ndagenda mbaza nanone umusekirite wahakoraga, ndamubaza nti gute umuntu yabona member wa hano. Urumva uko ndi kubabazana amafaranga, uko ari kuma makuru niko ndi kugenda mbaha amafaranga, ntago baguha makuru nta mafaranga ufite bubahaye. Ndabaza ndi gute umuntu yabona member wa hano. Arambwira ati kubona member hano biragoye cyane, icyakoze kubera ko wampaye amafaranga yawe reka nguhereke ubureka giye kuguha uburyo uzabonana nabo, ndaguha code number yabo y'iposta yabo. Arambwira ati kugira ngo uzinjire hano nuko uzagenda ukandika ibaruwa usaba kugira ngo ubonane nabo, wandike ngewe runaka ntuye hano na hano, mfite imyaka iyi niyi, nyine kuba member wanyu, mbese use n'uwandika ibaruwa uri gusaba. None numara kwandika iyo baruwa uzayishira mu ibahashya, uyifunge neza, uyijyane ku iposita, bagira iposita yabo. Noneho ku iposita uzandika amazina yawe, nomero za telefone zawe 2, wandike na nomero y'iyo posita, hanyuma bazakwereka agasanduku uzayishyiramo. Ndagenda bigenza nkuko yari yabimbwiye, nandika ibaruwa, nanditse ibaruwa 2, ndagenda nshyiraho ya code. Noneho ngeze hariya mu iposita barambaza ati baruwa ushaka ko tuyijyana he? Ndabwira nshaka kujya kuri Freemason Hall Illuminati. Barandeba bati ushaka kujya muri Illuminati? Ndabwira nshaka kujyayo. Ndabwira ni mubwo mwamfasha kubona code yinde, iyo code ya Illuminati y'agasanduku kabo, nkaba nashyiramo iyi baruwa. Bajya muri mashini barabireba, bona bampa ihindi code itandukanye niyo wa muntu yari yampaye, nayo nyandikaho. Ndangije kuyandikaho ku ibaruwa nyine ibahasha nayifunze, banyereka agasanduku nyishyiramo, ngewe ndigendera. Bigeze kuwa gatandatu ubwo Mombasa sinaba nkigiyeyo, avuga ntubundi niba ari ukubabona nzabona, n'ubundi niba nababona nabwo nuko nyine ntago nzaba mbabonye. Ubwo babandi bose bagiye bari bamaze kukurya amafaranga, ndabyihoreye nyine. Ngeze hano Nairobi nikomereza akazi kanjye nk'ibisanzwe ko gucuruza,
ariko gucuruza none bikaba bitaragendaga neza muri icyo gihe. Nta mafaranga nabonaga makeya, nabonaga makeya gusa yo kurya ntiyaburaga. Ubwo ngubwo hashize ibyumweru 3 naramaze kwandika ya baruwa. Icyo gihe nari mvuye mu isoko, hari nka saa 7 nibwo nabonye nomero impamagaye, ndayitaba. Baransuhuza, barambwira ati amakuru yawe, ati makuru ni meza. Barambwira ati tubonye ibaruwa hano, tuguhamagaye kuva hano kuri Freemason Hall to Nairobi Illuminati. Tubonye ibaruwa yawe hano, dukeneye kugira ngo tuvugane nawe. Amazina yawe ni wowe. Ubwo nari nanditseho amazina atandukanye n'ayanjye bwite, nanditseho Mandela Enoch. Ni wowe witwa Mandela Enoch, ni njyewe. Ati tubonye ko urimo gusaba kwifatanya natwe. Ati nibyo, ni nibyo. Okay, arambwira ati okay. Arambwira ati okay, uzaze ku cyumweru Jumapili saa 3 kamili, uzaze witwaje n'ibihumbi bingahe? 5,000 y'amafaranga y'amanyakenya. Ubwo icyo gihe yamumagaye hari kuwa kabiri. Noneho bigeze ku cyumweru nditegura njyayo uko yari yabimbwiye, ariko ngenda ntazi neza ko ari bo, kuko nashaka uko nanditse ibaruwa n'uburyo bampamagayemo. Ndavuga nabangaba byanze bikunze nibo ntago ari babandi barya amafaranga. Byanze bikunze angana uko ibaruwa nayijyanye ku iposita, nyishyira mu gasanduku, kandi ibaruwa byanze bikunze wayishyize mu iposita ijyaho aho igomba kujya, aho wanditse igomba kujya. Ubwo nabandi byanze bikunze abangaba nibo ntago ari babandi bo ku ruhande baturya amafaranga biyise aba Illuminati. Ubwo bigeze ku cyumweru saa 3 uko yabimbwiye, ndambara njyayo ku rusengero nari nduza aho ruri. Nari nsanzwe narahagiye kera, nari mazi. Ndagenda mpageze ku igeti, nsanga hararinzwe pe. Na ahantu haba harinzwe, haba hiyubashye, mbese utapfa kujyayo uko wiboneye kose ngo hinjire. Bisaba kuba ufite application y'umuntu urimo imbere ari we waguhamagaye kugira ngo ube wahinjira. Ngeze kuri geti, abasekirite barambaza turi kujya hehe. Ndabwira mfite appointment n'umuntu w'imbere, yambwiye ko ngomba kuza saa 3 n'igice nkaba nahageze. Barambwira turi shuwa, ndi shuwa. Ubwo babanza guhamagaramo imbere, bafata telefone babanza guhamagaramo imbere. Barabwira ati hano hari umuntu umeze gutya na gutya, witwa gutya na gutya, arimo aravuga ko mwamuhamagaje ko agomba kubanana namwe. Ati nibyo cyangwa ntabwo ari byo. Ubwo hari kamera, ngira ngo mwimbere baba bafite kamera, baraza bazishyiraho, babona kuko ninjye. Barambaza ati ni wowe witwa Mandela Enoch? Ndabwira ati ni jyewe. Bati ni wowe ngo mumureke yinjira, nitwe twamuhamagaye. Ndinjira, bati mumuhe umuntu umuherekeza mumugeze hano. Turinjira, tugeze ku muryango winjira mu rusengero, umusekirite yari yamperekeje kugira ngo anyobore neza aho ngomba kwinjirira. Ubwo haza umuntu umusaza, ariko atari umusaza cyane, yambaye ikigofero kirekire, yambaye n'igikanzu kirekire, n'ikindi gikanzu kirimo kivanze umukara n'umutuku, afite n'igikoni kirekire. Urumva afite n'igikoni kirekire, afite n'akandi kantu yari afite mu kindi kiganza gutya, sinamenya ko ariko mbona umusekirite amaze kubona ko mbonanye nawe, we mbona bamutereye saluti, arangije we arakomeza. Noneho bamakaribu ndinjira, ariko kwinjira ntago winjira nk'ibisanzwe, winjira gisubira nyuma. Urumva injira gisubira nyuma. Noneho turagenda, anzamuramo imbere umwo abandi bari. Twari nasanze harimo abandi bantu bagera muri 4, nabo bambaye ibyo bikanzu nyine. Noneho tugezemo imbere, tuba tugomba kunama gutya,
kuba niba ari sinzi byari byo, ubwo nyine niko nasanze bimeze kubunamira, ariko numva afite ubwoba, ariko nyine nari namaramaje nkumva ko ngiye icyo nshaka ari amafaranga, nta kindi icyo nagiye ntumbire no kwibonera amafaranga menshi. Ubwo ngezeyo ukabona nuko bunamira nyine n'urusengero runini rufitemo harimo intebe nziza, harimo n'ahantu nyine ubona hicara abayobozi bakomeye, mbese n'ahantu heza mbese urumva n'ahantu heza. Ubwo uwo mugabo bamwe bari bicaye ku ruhande rwo hakurya, ubwo uwo mugabo waje kuntora hanze bisaba byumvikane ko n'umuyobozi kuko nabo baba bafite abayobozi bakira abantu baje babagana, bashinzwe kubabaza ibibazo n'icyo baje gushaka n'impamvu baje kubabagana. Ubwo intebe atangira ambaza ibibazo, ati ni wowe witwa Mandela Enoke, ibaruwa yawe twarayibonye, twasanze wanditse ko ushaka kuba member wacu, nibyo cyangwa se ibyo? Ndamubwira ni nibyo. Arambwira ati se ninde ubwo yambazaga mu Giswahili nyine, ati ninde wakubwiye ko duhari ko dukora? Ndamubwira nti nagiye mbisoma mbibona kuri YouTube uburyo ko muhari, ibindi nkajya mbibona kuri Facebook, nkunda mbona amafoto yanyu, numva ko muhari ko mukora, nshakisha uburyo nababona. Nibwo nandikaga ibaruwa niko gusa maze igihe kirekire mbashaka ntari nababona, ariko nyine mbagezeho. Arambwira ati se hari igihe arambaza ati wigeze nibwo bwa mbere ubikoze, nta wundi munsi wari warigerageje kuba wadushaka ariko ntibyagushobokera? Ndabwira nabigerageje inshuro nyinshi, njyana Mombasa kuri Freemason Hall yanyu ya Mombasa, ndahagera ariko sinabona amahirwe yo kugira ngo kuba nabonana na member waho ko nibiri bigoye cyane, ariko namaze igihe mbigerageza cyane. Arambwira ati okay. Arambwira ati intebe noneho araza yicara imbere yanjye gutya. Arambwira ati noneho atingiye kukubaza ibibazo nawe unsubiza. Imbere ye gutya hari none indi meza yari imbere ye, ariko iriho agasanduku, hariho n'akantu kameze nk'akayundo kakande bacamanza nyine bakubita ku meza gutya. Arambwira ati ndagenda nkubaza ikibazo unsubiza. Arambwira ati ninde waguhatiye kuza hano? Yabwira nti ntawe, gusa numvise mbikunze ko naza, n'umutima wanjye wose numvise mbikunze. Arambwira ati hari umuntu wawe wabiguhatiye yawe, ndashobora kuba ari wo mu muryango wawe cyangwa se inshuti yawe cyangwa se umuntu wenda mukorana mu kazi, hari umuntu wabiguhatiye kuza? Nabwira nti ntawe, ngiye gusa numvise mbikunze. Gusa yambazaga mu Giswahili, numvise mbikunze niko guhitamo kuza hano. Arambaza ati kuki se wahisemo kuza hano? Ni nabikunze kandi nabonye muri abantu beza, burikije kuntu nagiye mbigaho mufasha abantu batishoboye, numva n'uburyo mugenda mufashanya hirya no hino, mbona muri abantu beza, numva nifuje kubabona no kwifatanya namwe. Arambwira ati okay, hariho inzira ebyiri. Arambaza ati uri umukristo? Ndabwira ni umukristo. Arambwira ati utari umukristo ntago twakwemerera, utazi Imana muri make ntago twakwemerera, uba ugomba kubuza Imana, kuko utazi Imana na Satani ntago ubuyizi. Arambwira ati hari inzira ebyiri, hari inzira y'Imana, hari n'inzira ya Satani. Kuki uhisemo kureka inzira y'Imana ugahitamo gufata iya Satani? Ndabwira naho ngaho nta gisubizo mfite, aho ngaho ndaceceka. Ndangije guceceka, afata kakana akubita ku meza gutya. Arambwira ati noneho ngiye kukubwira ibyiza bya Illuminati, nkubwire n'ibibi bya Illuminati. Arambwira ati noneho nkurikira. Ndamukurikira, anjyana mu kumba kari hasi.
akumba gasa nakicaramo abantu babiri bonyine. Hari intebe gutya ku ruhande n'intebe yindi gutya ku ruhande, ariko bumvikana ko kaba kicaramo abantu babiri. Hagati harimo imeza ndende irimo uduhanga tubiri tw'abantu, urumva. Noneho hagati y'utwo duhanga tubiri tw'abantu harimo agasanduku gatwikijeho agatambaro k'umutuku. Arangije arambwira ati none ufata ya mafaranga, wibuke ko bambwiye ko ugomba kuzana ibihumbi bingahe? 5,000. Arambwira ati fata ya mafaranga yashyiremo aho ngaho muri ako gasanduku. Ndangije nyashyira muri ka gasanduku. Arambwira ati telefone zawe zigire off. Ndazizimya. None umaze kuzimya telefone, numbona urumva ako icyo cyumba, ariko tujya kugera muri icyo cyumba nago ukinjiramo nyine nkuko nkunjira mu cyumba gisanzwe, ugenda gisubira nyuma, winjiramo gisubira nyuma, urumva. Kandi nabwo mbere kugira ngo ugeze mbere kugira ngo hari akaryango, mbere kugira ngo winjire kuri ako cyumba ubanza kunama gutya, kubunamira, urumva. Ko haba harimo amajwi y'abantu baba bavuga ariko utababona. Harimo kumva abantu barimo bavuga baganira ariko ukagira ngo barimwo ariko utababona, urumva. Arambwira ati numva avuze amagambo, senze amagambo yavuze ntago nyazi, numva abantu baracecetse. Yavuga ururimi ntago namenye urwari rwo, gusa numva hari amagambo yavuze. Numva abantu baracecetse. Bamaze guceceka turabunamira gutya. Arambwira ati uko ndi bukore nawe bari gukora. Turabunamira gutya. Turangije kubunamira, ubwo turahindukira gutya, winjira gisubira nyuma. Urangije kwinjira mu nzu, noneho urahindukira gutya ukabona kwicara mu ntebe. Nari mfite ubwoba, ariko nyine nagiye namaramaje, numva ko ngiye nta kindi nkurikiye ari amafaranga. Ubwoba nyine numva mfite ubwoba bwinshi, ariko ngiye numva ati ko byamera kose ngiye nishakira amafaranga. Ubwo tugezemo imbere muri ako kazu, arambwira ati maze gushiramo ya mafaranga, arambwira ati tugiye kukubwira ibyiza bya Illuminati, tukubwire n'ibibi byacu. Arambwira ati ibyiza nuko iyo twakwemereye, ntago ari twebwe tukwemerera, hari abandi budashobora kubona ariko bo barimo barakubona. Iyo bakwemereye natwe ntituguhakana, ntago ari twebwe tuguhitamo, bo nibo baguhitamo. Iyo nibakwemera natwe tuzaguhitamo. Atariko nanone ibyiza byacu, iyo bamaze kuguhitamo bakakwemerera, tukamara kukurahiza, ukamara kwemera ko uri member wacu, utanga amaraso yawe, wandika ari urupapuro wandika, ukambo none sinyatire yabo na amaraso yawe, usinya ko umva, usinya ko wemeye ko wemeye kuba member wabo, ugiye kuba member wacu. Uri kubyumva? Arambwira ati ibyiza nuko numara kwemerwa tuzaguha buri kintu cyose wumva wifuza muri iyi si. Tuzaguha uburinzi bukomeye, tuzaguha ubukire wumva ushaka, tuzaguha gutura mu gihugu wumva ushaka, inzu, imodoka, icyo uzashaka cyose tuzakiguha. Uri kubyumva? Arangije arambwira ati ariko nanone ikibi cyacu, amategeko yacu n'amasezerano yacu ntago biba byemerewe kubivuga ahariho hose, nubwo yaba ari inshuti yawe, keretse member wacu wenyine muba mugomba kubiganiraho. Nta wundi muntu numwe ufite kuba wabivuga, wabibwira cyangwa ngo bivugane nawe, kuko uramutse ubivuze turakwica, urapfa. Ntago tuza ngo ntago umenye cyakubayeho, gusa wikanga wapfuye, usanga wapfuye utazi n'uburyo wapfuyemo, kuko uba wamenye amabanga yacu. Urumva ntago byemewe kubona amabanga yacu, ariko ibyo bibaho iyo wamaze kurahira ko uri member wacu. Ubu ngubu ntago turakwemerera, ntago turagusuzuma ngo turebe ko abakuru ntibaragusuzuma ngo barebe ko bari bukwemere. Turaguha iminsi 3, nyuma y'iminsi 3 urumva ko nagiye hari ku cyumweru,
barambwira ati noneho kuwa gatatu saa 8 zuzuye, saa 8 kamili uzaduhamagare tukubwire niba bakwemereye cyangwa se niba batakwemereye. Okay, arambwira ati okay, ikindi kintu ntago twemera abasinzi, ko nasanze bafite na za Bibiliya zino zo dukoresha mu rusengero rusanzwe, zino Qur'ani n'ibitabo by'Imana byose usanga babifite n'ibyabo byose. Barambwira ati ntitwemera abasinzi, ntitwemera abantu barwana, umuntu wafunzweho agakatirwa nawe nitumwemera. Ndabwira nti ntago ndakatirwaho, sindi umusinzi, sindi n'umurwanyi, ntago ndi umurwanyi. Iyo bavuga kurwana, wa muntu ugenda arwana buri muntu wese atongana na buri muntu wese abonye barwanagana hanze aho kugenda ubibona nyine. Ati ndabana ibyo byose ntabyo nkora. Bati okay ni sawa. Ambwa ati kano kanya natwe ntago twapfa kukumenya, ariko nyuma y'iminsi 3 tura twamaze kumenya ibyawe, tuzaguhamagara, uzaduhamagara saa 8 kamili tukubwire niba wakwemereye cyangwa se niba batakwemereye. Noneho aransezera, ambwa tushobora gutaha. Atariko nuva hano nta muntu numwe wemereye gusuhuza, gukora mu ntoki kwa kundi ugenda usuzanya n'umuntu mu ntoki. Nta muntu numwe wemereye gusuhuza cyese nugenda ukagera iwawe mu nzu. Nugere iwawe mu nzu ukaba umaze kwinjira mu nzu ugahita usohoka, nibwo wemerewe kuba wagira umuntu usuhuzanya nawe. Ndabwiye none no gutega imodoka se ngakwa kundi muragenda akufata amafaranga agahereza. Ati ibyo ngibyo byo ushobora gufata amafaranga ukayamuhereza wenda wateze nk'imodoka, atariko nta muntu wemereye gusuhuza, kumukora mu ntoki nyine musuhuzanya. Okay, ambwira ati nta kintu. Ndamubwiye nta kibazo. Nibwo bansezereraga, turahaguruka turongera turunama gutya. Tumaze kunama gutya dusohoka nyine gisubira nyuma. Iyo umaze kugera ku muryango nibwo ubona guhindukira gutya ugasohoka, urumva. Tumaze kugera ku muryango nyine twamaze kunama turasohoka. Tugeze hanze gutya aramfungurira umuryango. Urumva ko nakakazu twaturimo nako kari imbere, urumva kumba kari imbere mu nzu imbere. Tumaze kugera ku muryango amaze kumfungurira urugi, arambwira ati ngo taha, nyuma y'iminsi 3 tuzaguhamagara. Jumatatu sijui ko yabivuze mu Giswahili. Ubwo ndataha nkuko yabambwira ati nta muntu nemereye kuramukanya nawe paka ngeze mu rugo. Ndagenda nkuko yari yabimbwiye paka ngeza mungira mu rugo. Maze kugera mu rugo nibwo nabona gusohoka, mbona kuba nasuzanya n'umuntu wari we wese twari turi n'abandi bantu. Ubwo ngubwo bigera ku wa mbere njya mu kazi kanje nk'ibisanzwe, ku wa kabiri njya mu kazi nk'ibisanzwe, ku wa gatatu saa 8 nkuko yabimbwiye nanjye nari mfite amasaha ndimo kuyareba neza. Bigeze ku wa gatatu ndamuhamagara. Ndabahamagara bambwira ati congratulations, bakurebye baragusuzuma, abakuru bakurebye baragusuzuma, basuzuma n'amaraso yawe basanga nta kibazo ufite, umekubaliwa. Arambwira tumekubaliwa no kuvuga ngo bari bakwemeye. Noneho barangije kumbwira ko banyemeye. Arambwira ati ku cyumweru nanone ubwo abakuru bakwemereye uzagaruke ku cyumweru tugira icyo tukubaza. Ndababwira nti ni sawa. Noneho muri icyo cyumweru ubwo nari ntegereje kujyayo, naje kubonana na wa muntu wa munyakenya nakubwiye waje kunjyana yo bwa mbere. We nakubwiye ko we yagiyeyo nyine n'amafaranga yabo yayafashe, yatangiye kuyarya, yakoze n'amaduka. Noneho nza kuganira nawe, sinamubwiye ko nanjye nagiyeyo, ariko nganira nawe uburyo yagiyeyo n'uburyo byamugendekeye bamurahiza, n'uburyo mbese yabonyemo amafaranga. Ababwira nta akazi kawe ukora ntago ari kukagoya amafaranga yose ufite. Wowe mbwira muri makeya byakugendekeye bite. Nkuko yari inshuti kandi ko twari inshuti, twaravuganye n'uburyo tugomba kuzajyayo. Nubwo we yaje yabonye amafaranga agahita yimuka, ambwira inzira y'uburyo yagiyeyo n'uburyo mbese byamugendekeye. Yarambwiye ati ngewe ukura ko burya tujyayo nari nsanzwe menyereye kujyayo, nubwo batari bakandahije, ariko nari nsanzwe njyayo. Ndebwe ni se wagiye gute? Urabona we akazi bakora ni kano kazi ko kuri M-Pesa, kwa kundi uhamagara umuntu akagusubiza bino byo muri M-Pesa.
Safaricom abwira ati ngewe nibyo nakoraga ariko nagiyeyo nyine nkuko nari nahawe nari nahamagawe nabo appointment nsanga bafite inama nabo n'abandi nabo bariyo. Ubwo barampamagara ninjiramo imbere, ariko noneho kwinjiramo imbere kuko ruba ari urusengero runini cyane kandi bari bakoze inama. None tugeze ku muryango, ubwo nari nicaye muri mu imbere, ntago nakinjiyemo imbere, ariko ninjiyemo imbere nanyuze muri gate nagiyemo imbere. Noneho haza umugabo arambwira ati ninjiremo mu rusengero mo imbere. Ariko kwinjiramo mu rusengero mo imbere ukuramo imyenda yose, ugasigara wambaye ubusa nkuko wavutse. Noneho ukinjira, hari ahantu bakujyana nkuko nakubwira bari urusengero runini, hari ahantu bakujyana. Noneho iyo uhageze, ubwo we yarimo kumbwira nyine we uburyo byamugendekeye ajyayo, yinjiramo bajya kumurahiza. Noneho ukuramo imyenda yose, bakakwereka ahantu ugomba kunyura. Iyo uhageze usanga baba bicaye, ugahagarara imbere. Noneho nari mpagaze imbere, ubwo nari mpagaze imbere nagiye kubona mbona umukobwa mwiza cyane ufite imisatsi miremire igera hano hasi, araje arampamagaye mu izina. Ku mutima ndibaza nese uyu muntu umpamagara atanzi ko nta namubwiye n'izina ryanjye, ni gute yamenye izina ryanjye? Arambaza ati waje kwifatanya natwe? Ndamubwira ati yego. Kubera iki? Numvise ko muri abantu beza kandi mufasha abantu batishoboye, abantu batagira kirengera, mbese babakene. Numva nanjye kubera ko nanjye ubushobozi bwari bukeya, numva nifaje kwifatanya namwe, nibwo naje hano kugira ngo nanjye nyine mumfashe, kuko ntago nishoboye, nta bushobozi babita kifeza, sina fedha, sina pesa, sina fedha, ndashaka kugira ngo mumfashe. Ubwo umukobwa hari utuntu tumeze nk'utu office tubiri, yambwiye tubiri twari twegeranye gutya. Hari office number 1, hari na office number 2. Wa undi ko ari kumbwira nyine uburyo we yagiyeyo. Ageze kuri office number 1 asangamo umukobwa, nanone umukobwa muremure mwiza nyine. Aramubwira ati numva ampamagaye mu izina, ariko ninkomeza kwibaza impamvu izina ryanjye barizi kandi nta n'umuntu n'umwe nanabwira izina ryanjye. Ubwo arambwira abampaye miliyoni, ngo bamuhaye miliyoni 35 z'amanyakenya. Urumva bamuhaye miliyoni 35, barambwira ati genda Jumapili kurikira uzagaruke. Zari bamuhaye miliyoni 30, yarayafashe gutya ari banaka bashira mu gikapu miliyoni 35 barayamuhereza, barambwira ati genda nyuma y'ibyo Jumapili uzagaruke. Aravuga ati nasanze ari ibintu byoroshye cyane, numva ndishimye, nubwo nambaye ubusa, amafaranga rwose bahita banansezerana n'ikintu bambajije. Ndagenda ndongera ndasohoka, ndongera nambara imyenda kuko bisanzwe n'inkweto, ndangira natana cya gikapu cyuzuye amafaranga, ndasohoka ndataha. Atiriko natashe nishimye, n'ubugeni ibintu byoroshye gutya. Amafaranga abantu batanga amafaranga koko biri serious. Ntago numva ko amafaranga miliyoni 35 ntarafataho na miliyoni mu buzima bwanjye. Ndabonye ari amafaranga menshi cyane, ndishima. Urabona ko nkuko nabikubwiye hegeranye na Serena Hotel. Yahise ajya muri Serena kwiyakira nyine. Ageze muri Serena ahamagaza buri cyo kurya cyose yumvaga yifuza atararyaho. Noneho ajya muri cya gikapu kwishyura. Wibuke ko bamuhaye miliyoni 35. Asanga aya mafaranga ko yashyize mu gikapu ari kugenda agabanyuka. Ziba miliyoni 30. Yagiye kwikanga zigenda zigabanyuka. Asanga yikanga miliyoni 15 zavuye, wasigarana miliyoni zingahe? 20. Aribaza ati amafaranga kuba yamaye ko nta muntu wanyibye igikapu cyanjye ko ngewe ngifite, amafaranga yanjye arimo kujya hehe?
arabanza noneho avanaho ibihumbi 100. urumva avana ibihumbi 100 yishyura icyumba hari umuntu wisere na hotel mbona ni icyumba kiba gihenze, yishyura ibihumbi 100, yishyuramo iminsi 3 ibihumbi 300. urumva nuko bagomba guca amafaranga ukishyurira rimwe. Icyumba cyari cya makeya nyine, mu cyumba cya makeya muri Serena Hotel ni ibihumbi 100 cy'amafaranga makeya. Yambwiye ko yishyura ibihumbi 300 amaramo iminsi 3 ameze neza. Noneho nyuma y'iminsi 3 amafaranga rero za miliyoni 20 zo ntago zongeye kugabanyuka, zakomeje ari miliyoni 20 usibye uvanye kiretse uvanye nyine ayo ngayo yagiye yishyuye. Nandi mafaranga ngo yohereje mu rugo nyine ngo yarafite umugore yamwe ngo yarafite umugore mu cyaro iwabo Meru n'umwana, ariko wakaba yaribera hano Nairobi. urumva noneho iminsi 3 imaze gushira nibwo nafataga ya mafaranga ndagenda njya gusohokana n'inshuti za ndagenda dushakamo imodoka 3 nziza n'abasore bagenzi banjye n'abakobwa b'inshuti zanjye tujya kurya amafaranga tujya mu Mombasa. urumva bajya mu Mombasa ni story nyine wari kumbwira uko byamubaye. Bageze mu Mombasa nyine bajya amafaranga iyo bari babaye urumva miliyoni 20 miliyoni 20 n'amafaranga menshi. Barya amafaranga bakora kiba bajya ku mazi baroga se umubare amafaranga baratanyagiza amafaranga arashira ko bagiye ngo ari abantu 7. urumva abantu 7 mu mahoteli ya Mombasa urazi uko nabahenze ibyo kurya byabo buri kintu cyose icyo babashabaga batembera mu ndege buri kintu cyose mbese bari ubuzima pe. Ariko wibuke ko bamubwiye ko gomba kugaruka Jumapili hari ku cyumweru. urumva noneho bamaraze ngo iminsi 4 aragaruka asubiyeyo kuko baramubwiye ko nagaruka azajya kuri office number 2. Sinaguye ko muri urwo rusengero arimo office ebyiri, arimo office number 1 na office number 2. urumva noneho ageze kuri office number 2 baramubwira ati Mark ati ni bite turabona ugarutse nkuko twari twabikubwiye. Asangamo nanone harimo umukobwa nanone utandukanye na wa wundi we yasanze muri office number 1, ariko umukobwa noneho ngaramubwira ati aramubwira ati noneho ari muri machine gutyo, hari machine yari muri imbere. Abonye muri machine abonamo ifoto y'umwana we. Aribaza uyu umwana wangera umwana wanjye pe. Arangije kubonamo ya foto y'umwana we ngo wa mugore wa mukobwa amuha icyuma avuga ati kubita muri ya foto. urumva cya mashiki yo machine. Arangije kubita mu kirabe cy'iyo machine bamuha miliyoni 200. urumva bavuga ati no taha nyuma y'amezi 3 uzagaruke. Bamuha miliyoni 200. Barambwira ati nyuma y'amezi 3 uzagaruke. urumva ubwo nibwo yagendaga amaze iminsi 3 yumva umugore mu cyaro aramuhamagaye ngo umwana yagize gute, umwana yapfuye. we ni wari ari kumbwira amahagata umwana yapfuye. Nge nago nanajye ubwo nanjye negereje ko ku cyumweru negereje ko igihe bambwiye kigera nanjye nkajyayo. Ambwiye ati umugore mu cyaro yamuhamagaye amubwira ko umwana yapfuye kandi ntago yari arwaye gusa yamusize mu cyumba agiye guhaha agarutse asanga umwana yagize gute, yapfuye. Umwana utari ariko nanone umugore akavuga ati ubundi akazukora n'igihe tumaranye ko mbona usigaye ufite amafaranga menshi ugendera mu modoka zihenze, amafaranga wayakuye hehe? Ariko umugore nyine ntiyabimenya ko ntago ntiyabimenya. Aramubwira ati se usigaye ufite amafaranga menshi ntago nzi uburyo wayabonyemo, gusa twagize ibyago umwana yapfuye bajya gushingura bamaze gushingura kandi ntago burabe iyo wagiye yo kandi uzi ko umwana ari wo wamutanze bitewe n'uburyo wagize gute, ntago ubwo wemerewe kurira cyangwa ngo ugaragaze ko ufite agahinda. Ubona ni bisanzwe urabyakira nyine. Ubwo nibwo yahise agenda akora ashinga iduka hano Isiri
ajyana no kubaka inzu iwabo mu cyaro, akora n'amaduka. Ubwo ni gutyo nawe ntabwo yabimbwiraga byose, yagendaga asimbuka, yambwiraga bike bike, ntabwo yambwiraga byose. Ubwo nanjye nibwo naje kumubwira ko nanjye bampamagaye ko ngomba kujyayo, ko nanjye ngomba kujyayo, bakambaza ko nanjye bari babinyemereye. Ubwo nawe arangiza story ze zirangirira aho ngaho, ntiyabimbwira byose. Arangije ntabwo umuntu wari umaze kubona amafaranga w'umukire ntago mwakwicarana mu minota irenze 20 ngo ari kukubwira story ze. Gusa twari inshuti cyane. Arangije aransezera aragenda ajya muri gahunda ze, nanjye ndagenda. Gusa nanjye tsigamubwiye ko nanjye icyo gihe hari kuwa gatatu, mubwira ko ku cyumweru nanjye ngomba kujya. Ubwo bigeze ku cyumweru nanjye njyayo uko bari babimbwiye, ariko ngeyeyo nsanga bitandukanye n'ibye, kuko ngiye ntago twagiyeyo ngo nkuremo imyenda cyangwa se ngo bajye kumbyana mu office yaho. Gusa banjyanye muri Kakumba nanone, barambwira bati mbere yo kugira ngo ube member wacu hari ikiguzi uba ugomba gutanga kijyanye n'amafaranga ajyanye nayo wakoreye avuye mu ntoki zawe. Mu Giswahili gitango cya shorako, yandi wakoreye avuye mu ntoki zawe. Ndababaza ndetse nangaye, barambwira ati ni 42,000. Uko byumva ndambwira se amafaranga ko ari menshi ko ntayo mfite. Barambwira ati nta kibazo, genda wisuganye, igihe uzayabonera uzaduhamagara utubwire. Barambwira ati ariko nanone nta muntu n'umwe wemerewe guha nomero yacu ubaho, nubwo yaba ari inshuti yawe umeze gute, nta muntu n'umwe wemerewe guha nomero yacu. Arambwira nta nubwo wemerewe guhamagara nyuma ya saa 10, kuko umunsi wahamagaye ntabwo uzitabwa n'abantu batari ngewe. Saa 10 zigeze ntabwo wemerewe guhamagara, nta nubwo wemerewe gutanga ni nomero. Genda wisuganye, nubwo ni 42,000 uzaza tukubwiye ikigomba gukurikiraho. Ndagenda nshaka amafaranga. Nari mfite 20,000 ndayajyana. Ndabahamagara nabwiye nabonye 20,000 nishobora kuyazana mu gihe ndi gushaka ibindi 22,000. Barambwira ati nta kibazo, zana ibyo 20,000, ibindi 20 nabyo ugenda ubisuganye yashake. Ati ntago twagukorera service utatanze amafaranga yo twakubwiye. Ati numara kuyatanga yose tuzaguha, uzadukuyabona yose uzaduhamagara utubwire ko wayabonye, hanyuma tukubwire ikigomba gukurikiraho. Ubwo ndagenda ntanga ya mafaranga 20,000. Ubwo igihe nagiye yashize amezi angahe, amezi 3. Nagiye yashize amezi 3. Ngezeho nasanze nahuriyeyo n'abahinde, ariko bo nyine ntago mbazi. Gusa nabonye ari abahinde bari bajeyo, gusa nabone n'abamemba babo nyine, nkuko nabo bagira ibyiciro by'uko basengamo. Arabasenga, arabazamo mu gitondo, hari n'abazamo nijoro, bagira ibyiciro byabo. Noneho ubwo twari mu rusengero mw'imbere, nibwo batangiye kumbwira ati noneho hari intebe z'abayobozi bakomeye utagomba, nta muntu wemerewe kuzicaraho usibye bo. Zari intebe zigera muri 7. Bambwira ko ari z'abayobozi bakomeye, ko nta wundi muntu wemerewe kuzicaraho usibye bo ubwabo. N'izindi ntebe ziba ari intebe nyinshi, ariko izo nto baza banyeretse gusa. Barambwira ati umunsi wabaye member nawe tuzaguha intebe yawe, uzajya ukicaraho ku buryo ari yawe wenyine, nta wundi muntu ugomba kuyicaraho, ko buri muntu aba afite intebe ye yicaraho, nta wundi muntu babemereye kuyicaraho, ko ziba ari intebe nyinshi. Niyo wenda usagutse bazana iyindi ntebe yawe bakayishyiramo, ariko ikaba ari yawe, nta wundi muntu wemereye kuyicaraho. Ubwo maze gutanga ya mafaranga bya 20,000, nkuko nabikubwiye nyine, ujyayo ukabanza ukabunamira, bikagenda gute, bakagira amagambo bavuga. Hanyuma bamaze kumbwira ibyo byose, ngewe ubwo iyo mugiye gusohoka ntago musohoka mukurikiranye nk'abasohoka nyine bagenda. Undi harabanza abashyashya nibo bamanza gusohoka, abasanzwe bamenyereyemo bagasigaramo, nabo bakazaza gusohoka nyuma yaho. Nukuvuga ngo ikindi kintu barambwiye ati nta muntu ubundi, nuko mwebwe muri bashyashya twari 3, nuko mwebwe muri bashyashya
nta muntu wemerewe kuza hano agenda n'amaguru, uba ugomba kuba ufite imodoka ugendamo. Nta muntu wemerewe kujya kwinjira muri urwo rusengero nta modoka afite. Ariko arambwira ati mwebwe nuko muri bashyashya, atari ku munsi namwe mwabaye member mumaze kubona buri kimwe cyose, namwe muzagira imodoka zanyu. Arambwira ati icyo ugomba gukurikiza ni amategeko yacu, kandi nta muntu ugomba kubwira amategeko yacu, kuko umunsi wayavuze uzapfa. Ariko arambwira ati mu gihe utararahira nta cyakubaho, kuko nta burenganzira tuba tugufiteho, ntabwo tuba dushobora kugukontorora, kuko ntabwo uba warahira, nta n'ikintu cyawe kiba tuba tuzi kikwerekeyeho. Ndataha nyine arambwira ati okay, nkuko usanzwe bizi mu gihe utaha nta muntu ugomba gusuhuza keretse ugeze maze kugira iwawe mu nzu. Nubwo ugomba gusuhuzanya n'umuntu wamaze kugira iwawe mu nzu. Ndataha ubwo njya gushaka bya 22 bisigaye. Ndashaka kwezi twari mu kwa karindwi, kwa munane, kwa cyenda, kwa 10, kwa 11, hari mu kwa 12 tariki 9 nibwo naje gusubirayo njyanye yo ngabe yandi yari yasigaye. Urumva, njyana yo ngabe yandi yari yasigaye nayo ndagenda ndayatanga. Kwa 12 tariki 9 bampamagaye ko mfite ngomba kujyayo saa 1:30 za nijoro. Urumva, saa 1:30 za nijoro nibwo nagiyeyo. Tugiye ibwo najyanaga amafaranga 20,000 bari bambwiye, 22 bari bambwiye kujya gutanga. Bivuga ko 20 bya mbere nabitanze, hasigaye gutanga ibindi 22. Ko barambwiye bati nta service bagomba kunkorera ntaratanga amafaranga yo bari banciye avuye mu mbaraga zanje. Mbo nagiye yongeye kuyatanga, nibwo nahuriragayo, banyerekaga intebe z'abantu bakomeye, bambwira ko twaricaye, bambwira abayobozi bajya bahaza ko nta gikorwa ushobora gukora batagishizemo imbaraga ngo kibe cyamenyekana. Niyo mpamvu bambwira ko ariyo mpamvu ubona umuhanzi, ariyo mpamvu akora indirimbo akamenyekana cyane, cyangwa indirimbo zo zigakundwa cyane nta n'amakuru arimo afatika. Barambwira batabakinnyi ba filime mu isi yose n'aba member babo, mbese bambwira ko nta gikorwa wakora batagishizemo imbaraga ngo kibe cyamenyekana. Ubwo nukuvuga ngo barambwira ati noneho ibihumbi ubwo ndangije kwishura hari part 2 y'ikibindi, kugira ngo bangere ku rwego rwo kubundahiza, hari ibintu ngomba gukora. Ugomba kuba ufite nifomo yawe, kandi iyo nifomo uyigura mu mafaranga yawe. Mbo hari uno mudari bambara hano gutya, nariyo naringiye kukwereka hano gutya, kandi kantu bambara hano gutya kuntuza. Ariko kino kimenyetso cyo mubona hano kiba kiri kuri Facebook, ariko benshi nago mujya mumenya nicyo gisobanuye. Ino maka ino y'umutuku, iyi ni bari Gmail baragikoresha cyane. Urebe no kunuza kuri uniform zabo baba bambaye, kuri uniform zabo baba bambaye kibe kiriho ndi nakwerekaga kuri amafoto yabo. Mbo ngaha hano urabona uno mugabo iyi ntuza yambaye hano mu ntuza kano kantu yambaye, kuko ari kino kimenyetso cya Gmail. Abandi nuko kano kari mu bururu, ariko abandi kaba ari umutuku. Kuvuga ngo ikindi kintu barambwiye bati amafaranga yose yo mu isi nayabo, ko ngo nibo bayakoresha icyo bashaka. Urabona nk'idolari rya Amerika riri ikimenyetso cya filima cya Illuminati. Noneho barambwira bati hari impeta iyo wamaze kuba member, hari impeta baguha, impeta y'ikurinda ku buryo nta kintu cyose uba ushobora kuba, nta muntu ushobora kuba waguhangara n'umwe, haba mu bayobozi bakomeye cyangwa se mu polisi cyangwa se ibiki byose. Nta muntu ushobora kuba waguhangara ngo agire icyo aguhohotera, ko ku buryo iyo meta ushobora kuyikoresha icyo ushaka wowe ushaka, cyangwa se ukaba wavuga ati wenda umuntu runaka nshaka kugira ngo
ushaka kugira ngo mukoreshe accident cyangwa apfe, ukaba wayimutunga gutya akaba yahita akora accident. Iyo mpeta ari iyi ngiyi nkweretse hano no gutya. Iyo mpeta rero uyibona ariko wamaze kurahira, bo nibo bayiguha ubwabo. Ubwo bamaze kumbwira ibyo byose, ubwo nibwo natahaga. Nk'uko bisanzwe urataha ukajya, nta muntu uba wemerewe gusuhuza paka ugeze iwawe mu rugo. Ubwo muri iyo minsi nibwo mbese nyine barambariye bati muri ibyo bintu byose tukubwiye, uniform uba ugomba kugura na bino zino bambara mu izosi na tuno tuntu bambara hano gutya na hano gutya ku maboko, byose no ubigura bivuye mu mafaranga yawe wakoreye. Hanyuma noneho iyo umaze kubigura nibwo ubona kugenda bakakurahiza. Ubwo ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo nibyo nari nsigaje kugura. Barambwiye bati costume yo ushobora kugenda ukayidodesha ahandi, ariko tuno tuntu zino shanete zo nta hantu wajya kuzigura, nta hantu bazicuruza, nibo bazikwihera iyo ugezeyo, kandi nabwo urazishura mu mafaranga yawe. Ni ukuvuga ngo barambwira bati mu mafaranga yose hamwe wishyura kugira ngo ugere ku mwanya wo kwitwa ko ugomba kurahira, agomba kuba ageze mu bihumbi 80 y'amanyakenya, 80 by'amanyakenya, ko ariyo n'abandi bose bishura. Ubwo noneho bamaze kumbwira gutyo ndataha. Barambwiye bati tugiye kugutuma mu Mombasa. Kwanza barambwiye bati tugiye kugutuma mu Mombasa, rumemba wacu dushaka kugira ngo ujye kubonana nawe ku rusengero rwacu. Nugerayo araza kukubwira ibindi biruta ibyo twakubwiye. Ndababwira nese, ubwo master ndamubwira nese ko nta mafaranga mfite yo kujya mu Mombasa, ni gute ndagiyeyo mu Mombasa nkabonana nawe nta mafaranga y'amatike mfite, ko amafaranga yose nari mfite nayatanze, nta yandi mafaranga asigaranye. Barambwira ati ikibazo cy'amafaranga cyo ntukigire ikibazo, turaza kuguha amafaranga uri buze gukoresha mu rugendo rwawe ujya mu Mombasa. Impamvu namenye ko amafaranga nabonye aribo bayampaye, yarambwiye ati ejo saa 6 hari ku cyumweru, kuko nagiye hari ku cyumweru Jumapili. Barambwiye ati kuwa mbere ejo saa 6 nuba uri kugenda aho urabugeze, nizigera saa 6 zuzuye turaza kuguha amafaranga. Ayo mafaranga turi buguhe niyo uzakoresha mu rugendo ujya mu Mombasa n'ibindi byose uzaba ukeneye. Ubwo byarageze kuwa mbere, nari ndi muri uriya muhanda ndimo kugenda uramanuka Kayore ujya ku rusengero. Icyo gihe wari ukiri igitaka batarawushyiramo ka kaburimbo. Ubwo saa 6 zuzuye zigeze, ubwo nari mvuye hano mu Moja ndimo kuzamuka. Ubwo ndebye hasi, kandi wari umuhanda urimo abantu benshi cyane, bagenda benshi cyane. Ubwo ndebye hasi nibwo nabonye akabanda ari amafaranga kazinze gutya. Ubwo ngeze imbere nsanga ngakubise umugeri gutya, kandi wari umuhanda urimo abantu benshi nk'uko ubona nyine abantu baba barimo benshi, nta n'umuntu wigeze ayabona usibye ngiye wageze mu mita nyabona. Nyabageze gutya nsanga ni 25. Ndebye ku saha nsanga kuko ni saa 6 zuzuye nk'uko bari babimbwiye, kuko saa 6 zuzuye bari buze kumpa amafaranga iyo ndi buze gukoresha njya mu Mombasa. Ngiye kubonana n'uwo member wabo, nibyo ari buze kumbwira. Ubwo ndebye ku isaha mbona ni saa 6 zuzuye, mpita nibuka ko ariko bambwiye ko kuwa mbere saa 6 zuzuye ari amafaranga bari buze kumpa. Mbanza kugira ikibazo, ndavuga nese aya mafaranga ko uyu muhanda urimo abantu benshi, ni gute ari ngewe uyabonye ngenyine? Nabaje ni kuyatoragura bisanzwe cyangwa niyo banyemereye, ko niyo bambwiye ko bari buze kumpa? Ariko mpita niyumvisha, nabyemeye ariko maze kureba ku isaha nsanga ko ni saa 6 zuzuye nk'uko bari babimbwiye. Bati saa 6 zuzuye ari amafaranga uze kureba, mu muhanda uri kugenderamo turaza kuguha amafaranga. Ubwo maze kuyabona nsanga ni inoti z'igihumbi 25, inoti 25. Ubwo niyo nakoresheje njya mu Mombasa. Nahise nguramo imyenda yo kwambara, ngura inkweto, ngura n'igikapu. Mita njya mu mujyi. Ubwo ngeze mu mujyi nibwo nakatishije tike injyana mu Mombasa. Muri bukeye bwaho nahise njya mu Mombasa.
kuko amafaranga urumva nayatoraguye saa sita zuzuye, njya muri gahunda zanjye nari ndimo. Ubwo mbanza njya mu mujyi njya kugura imyenda n'inkweto n'igikapu, hanyuma bukeye nibwo nahise njya mu Mombasa. Naragiye nkatisha imodoka itike ijya mu Mombasa, ngenda ngeze mu Mombasa ndazamuka ku rusengero rwaho, nsanga hari umugabo nta nifomo yari yambaye, nuko arambwira ngo ukuntu ngomba kubahiriza amategeko yabo n'ukuntu ntagomba kumena amabanga yabo. Ambwira n'uburyo nimara kuba memba, kurahira kuba memba, uburyo nzaba meze, n'uburyo nzajya mba ngomba kuzajya mpura n'abamemba bagenzi banjye, uburyo tugomba kuba turamukanya. Arambwira ati mu gihe ngiye ku rusengero rwabo nyuma y'iminsi 3 ntabwo mba ngomba kubonana n'umukobwa cyangwa se igitsina gore icyo ari cyo cyose. Nyuma y'iminsi 3, mbere y'iminsi 3 mbere kugira ngo njyeyo, mwene no kuvuga ngo niwe bambwiye ngo nzajyayo ku cyumweru, no kuvuga ngo guhera ku wa gatatu nta mugore mba ngomba kubonana nawe. Ubwo nabaye bari n'umugore wawe mubana mu nzu, ntabwo muba mugomba kuryamana nyuma y'iminsi 3, mbere y'iminsi 3 mbere kugira ngo ujyeyo. Arangije nuko turatandukana, njya muri logi ndaryama. Bukeye njya gutembera nyine nk'umuntu wageze mu Mombasa wafu, wabonye udufaranga dukeya amafaranga bari bampaye nyine, ndatemberamo. Ndangije nagaruka Nairobi. Ubwo ndavuga nti reka nshake ya mafaranga yo kugura bya bintu bari bambwiye, ya myenda yabo, ya myenda yo kujya kurahira, yo kuzarahira nambaye, ya shanete bambara hano mu ijosi na twatuntu bambara hano gutya, kuko impeta yo ntabwo bo bayiguha uko warangije kurahira. Bayiguha uko warangije kurahira, ntabwo yo ibirimo muri ibyo bintu byose baba bagutumye. Ni ukuvuga ngo ibyo nibyo byari bisigaye kugira ngo ndahire. Hanyuma nibwo natangiraga gutinya, nibwo hari mu kwa 9 itariki mu kwa mbere, mu mpera z'ukwa mbere umwaka washize watangiye wa 2020. Nibwo natangira gushaka ya mafaranga, ngeze aho ncika intege, sinayashaka. Nabo bakajya bampamagara, banyohereza message bambaza tumeze. Nibwo byageraga mu kwa 10 uyu mwaka ushize ejo bundi, barampamagara bambwira ati ugomba kuzaza. Nibwo najyagayo, barambwira tugomba kuzaza nijoro saa 2, bakaza bari bugeze hano, ati dufite igikorwa tugomba kuzakora kugira ngo n'abamemba n'abashyashya duteganya kuzarahiza babe babizi, bamenye uburyo dukora kugira ngo bazajya bubahiriza amategeko. Ubwo nibwo najyagayo, ngezeyo nsanga master aratubwira ngo hari umumemba wabo wishe amategeko yabo, none bakaba bamujyanye. Ntabwo bakubwira ko bamwishe, bakubwira ko bamujyanye kubera atubahirije amategeko yabo, kandi akaba yarariye amafaranga yabo, aricyo bita kiyapo. Ni ukuvuga ngo iyo mafaranga ibyo 20 nariye, mbese ni nka ari tike bampaye mbese yo kujya kumbonana n'umumemba wa Mombasa, ariko ntago ariyo mafaranga baguha, kuko bo ubona amafaranga yabo n'umutungo wabo wose ari uko bamaze kurahira. Ariko mu gihe utararahira ababita kuwapisha. Iyo utararahira nta bintu byabo ugomba kubona, kuko n'amabanga yabo ntabwo ugomba kuba wayamenya. Nuvuga ngo nibyo ngibyo bagiye bambwira ni bikeya, mbese ni nko mu ncamake baba bakunyuriramo kugera mu buryo uba ugomba kumenya uburyo ibintu byabo biba bigenda ku murongo, cyangwa se ibintu byabo biba bikorwa. Ubwo ngubwo narindi Mombasa narahavuye, ndagaruka. Ubwo ndavuga reka nshake amafaranga, reka nshakisha amafaranga bya bihumbi ngure bya bintu, ya costume, ya myenda yo bambara kugira ngo bajye kurahira. Ubwo nibwo byageraga mu kwezi kwa 10 tugiye gushingura uwo muntu. Ubwo baratubwira ati
barashingura roho ye. Umubiri we ni wabo w'umuntu, nyiri umuntu nibo bajya kumushingura, ariko roho ye ntago ari bo nibo baba bayifite, ubwo na ukuntu bamushinguye. Hari amagambo bavuze bayavuga mu Giswahili tuyasubiramo, babwira buri muntu asubiramo, bamubwira amagambo yasubiramo. Hanyuma dutonda umurongo, twari abantu 7 dutonda umurongo. Ubwo hari abagabo 3 bambaye ya makanzu nakubwiraga yabo, 3 bajya imbere na za nkoni ndende, abandi 4 bajya inyuma yacu. Twebwe twari babashasha, twari nanone twari 3, twe tubajyamo hagati. Noneho turagenda dutonda umurongo gutya, dutonda umurongo gutya, tugenda tuzenguruka gutya, tuzenguruka gutya. Hari akantu karimo hagati gutya mu rusengero rwabo, kakamenyetso kameze nk'isanduku, ariko ko ni akantu kakamenyetso nyine kameze nk'isanduku karimo kuri tapi hano gusa, mbese nko kubona isanduku ukuntu ibikozwe. Tukagenda tukazenguruka inshuro 6. Tumaze kukazenguruka inshuro 6, noneho turagenda tujya mu cyumba. Bafata umugozi barawuboha, baravuga ati tugufungiye roho y'uyu muntu, tuyifungiye ahangaha ku buryo ntago izongera gusohoka, wenda ngo izajye kuba yajya gutesha abantu bo hanze umutwe, kwa kundi nyine avuga ngo roho y'umuntu ngo igenda ikajya gutesha abantu bo hanze umutwe, ibintu nk'ibyo. Baravuga ati tuyifungiye ahangaha paka mirere, nta kindi kintu izongera gukora. Umubiri wo ba nyiri umuntu bari bagiye kuwushingura nabo kwabo. Ubwo twawushinguye zari saa 6 z'ijoro, kuko isaha ya saa 6 z'ijoro mu rusengero muri bo ifite ikisobanuye. Isaha ya saa 6 z'ijoro ifite ikisobanuye gikomeye cyane. Ni naho niho imigenzo yabo ikorwa saa 6 za nijoro. Ntago nkuko nabikubwiye, hari amabanga baba badashobora kukubwira mu gihe utaraba member wabo. Ntago ugomba kumenya byose, kuko ibyo bakubwira ni nk'incamake, ariko ibyinshi bimenya ari uko wamaze kuba member. No kuvuga ngo nanjye ubwanjye byinshi nabyo nzi, ariko nyine kuko ntaraba member. Ubwo twaraharaye, bigeze mu gitondo baradusezera turataha. Noneho mbere kujya dutaye barambwiye bati se mu kazi kawe urumva bimeze gute? Ndababwira nti mu kazi kanje nkora mu mujyi, Cité Council ziba zitumereye nabi, badufata ugasanga n'amafaranga bakoreye barimo barayakwaka. Mbese muri icyo gihe bahoraga bamfata buri munsi, ugasanga naba ndambitse ibintu hasi ntangiye gucuruza, bakaba baraje baramfashe. Ubwo nukuvuga ngo iyo babaga bamfashe n'amafaranga nagomba kubaha 1000 cyangwa 500 cyangwa 700, bitewe nuko kandi bamfataga buri munsi, bamaze nk'iminsi 4 bamfata buri munsi. Noneho barampamagara barambaza ati se urashaka ko tugukorera iki? Ndababwira nti byibuze murebe ukuntu mwankiza bano ba Cité Council, kugira ngo bakagiye bamfata mu mujyi mugende gucuruza cyangwa se mugende gushaka amafaranga. Barambwira ati okay, icyo niba ari cyo ushaka ko tugukorera, icyo kirakemutse, ntago bazongera kugufata. Mu by'ukuri namaze amezi 2 ncururiza mu mujyi, Cité Council zitamfata. Kuva ubwo munsi barazaga bagafata abandi, twukuvuga twaba turi ku murongo gutya turi gucuruza, bakaza bagafata abandi babaga bari iruhande rwanjye, ariko nge nkasigaramo hagati, bakanyuraho bakagenda ntibanamfate. Urumva, ntibanamfate, kuko barambwiye ati icyo cyo kugufata kirakemutse, ntago bazongera kugufata. Barazaga akaba ari ngiye baheraho bafata, ugasanga baciye ku bandi bose, bakaza akaba ari ngiye bangera, akaba ari ngiye bafata. Ubwo kuva ubwo ngubwo namaze amezi 2, ukwezi kwa 11 n'ukwezi kwa 12, ayo mezi 2 yahise arangira nta kazi Cité Council zimfashe, kuko barazaga bagafata abandi, n'imodoka ikaza bakafata ibintu by'abantu babishira mu modoka, ariko nge ngasigaramo hagati ntibanamfate. Banangiraho bakanansuhuza bati bite, ko bari bazi ko ndi umuganda, bati muganda jambo, habari yako ni mzuri. Ubwo ngiye bakaba ngasigara bakanyuraho bakagenda, isagiye n'ikintu bambwira
cyakoze nka kwa kundi wenda ubuvuzi tuyu munsi nanacuruje ukaba wamuhereza nk'umuyobozi wawe ukaba wamuhereza nk'ijana ukabwira ati meze neza nta kibazo, ariko ibyo gufata byo ntago bari bakimfata kuko bari bambwiye ati ibyo byo turabihagaritse ntago bazongera kugufata. Ubwo uko babikora byo nibo babizi, ntabyo byo nzi, nibo babizi uko babikora. Ukwa 12 kwari ukwa 10 no n'ukwa 10 n'ukwa 11 n'ukwa 10 n'ukwa 11. Akazi nkuko natangiye mbikubwira, akazi Illuminati cyangwa se Freemason. Ubundi Freemason na Illuminati ni ibintu bibiri bitandukanye, ariko bose bakaba baramya Satani. Satani niwe mwami wabo. Nukuvuga ngo Freemason, reka mbabwire Freemason n'abantu nkuko reka mbense nka nkusubiye inyuma gake. Freemason n'abantu bakora nk'ibyo umwami Salomon yakoze, cyangwa se bagira bashaka kugira ngo bagire ubutunzi nk'ubwo umwami Salomo yari afite. Ko muzi ko umwami Salomo yari umukire, sibyo? Muzi ko umwami Salomo yari umukire kuko nabibonye hari mbona n'amafoto y'umwami Salomo na yariyo no ku muryango wabanditse ngo the King Solomon, ni nandi magambo ntago nabisomye ariko the King Solomon nabibonye byanditseyo yabo. Ni ukuvuga ngo baba bashaka kugira ngo bakore nkuko Salomon yakoraga, umwami Salomo yakoraga, bagire ubukire nk'ubwo umwami Salomo yatunze. Kandi ni abantu babubatsi. Freemason ni abantu babubatsi, baba bagira amazu, barubaka, bagira amazu maremare manini mu myubakire yabo. Niyo mpamvu ubona abantu bubaka amazu maremare bose cyane cyane bakunda kuba araba members babo. Ni ukuvuga ngo ngewe nkanjye, iyo utaraba member ngo witwe kuri member ngo ufite impeta yabo, ntago baba bashobora kugutuma kuko ntago ari bo baba bagukontorora. Nkuko mubizi, Freemason cyangwa Illuminati cyangwa n'ibyo bintu by'abarozi ni ibintu bitandukanye. Hari abarozi bakora ukwabo, hari n'abapfumu bakora ukwabo, hari n'abaganga bakora ukwabo, ariko bose batanga ibintu byabo bikurikira n'abarogera mu mazi, mumva ngo abadezimu baba munsi y'inyanja. Ibyo byose birahari, ariko na Freemason nayo ikaba ukwayo, na Illuminati nayo ikaba ukwayo. Gusa bose bakagira umwami wabo umwe, urumva? Rero ntago nukuvuga ngo hari abapfumu ujya kuraguzamo bakakubwira ati ugomba gukora gutya na gutya, bakaba bagutuma ibintu, bakaba bagutuma ngo uzakora gutya na gutya, cyangwa se ukajyana nk'ifoto y'umuntu muri abo bapfumu bakamwica, ibintu bimeze gutyo. Ariko Freemason ntago ari ko bakora. Freemason cyangwa Illuminati bino byo kuvuga ngo batanga amaraso y'abantu, ngo ugasanga bagutumye papa wawe, mama wawe, cyangwa se umuntu muhusha amaraso mu muryango wawe. Ibyo ngibyo babigusaba ari uko wamenye amategeko yabo, nibwo ko iyo wamaze kurahira. Ni ukuvuga ngo iyo wakoze amakosa, ntago fine baguca, ntago ari amafaranga, kuko amafaranga nayabo baba bayafite menshi, nayo ubutunze nibo baba bayaguhaye. Ahubwo igihano baguha, bagusaba umuntu wawe akaruba igitambo, akari wishyura ibyaha byo wakoze. Ni ukuvuga ngo uburyo utambamo ibitambo muri Freemason cyangwa Illuminati, abantu benshi bavuga ngo iyo ugiye muri Illuminati ngo utanga abantu bawe, ariko umuntu wawe cyangwa se ikintu cyawe barasa amafaranga baba bashaka amaraso. Kandi amaraso sinabo, ahubwo ni Satani ubu yashaka. Niyo mpamvu ushobora gusanga nk'imodoka yakoze accident, abantu barimo bose bapfuye, akariko aba bantu wabagera ugasanga nta maraso bafite. Burya ya maraso aba yamaze gutwarwa, urumva? Ya maraso aba yamaze kujyanwa. Ngira ngo mujya mubibona, ugasanga imodoka yahirimye, wabona abantu bapfuye ugasanga nta maraso bariho, kandi ubona ko yakomeretse bihagije. Cya gitambo utanga cy'umuntu wawe, ntago ari wowe wihitiramo icyo ugomba kubaha, bo nibo bihitiramo, bareba icyo ukunda, akaba ari cyo batwara. Okay, iyo uri member wabo ukaba udashaka kugira ngo bagutwarire nk'abana bawe,
ukaba udashaka kugira ngo batware abana bawe. Ni ukuvuga ngo iyo ushaka kurinda umuryango wawe ubashyiramo nabo bakaba abamemba, aho ngaho ntabwo baba bashobora kugukorera ku muryango, kuko ntabwo bashobora gutwara memba wabo, ahubwo batwara utari memba, uwo badafite. Yaraje ahantu nari nicaye kwa Tarisisi iri hepfo, arambwira ati ariko uko ndi kukubona hari nk'ibintu bikurimo, ariko nkaba ntari kumenya ibyo ari byo, ntabwo ndi kumenya ibyo ari byo, ndi kubona ari nk'ibintu bidayimoni by'iwanyu byatumye utiga amashuri yawe, mbese hari n'ahantu wagomba kuba warageze ariko bikaba byaratumye utahagera. Gusa ndi kubona hari we yaricaye arandeba arambwira ati ntabwo ndi kubikurura neza ariko ndi kubona bikurimo. Nibwo yambwiraga tuzaze ngusengere ati byanze bikunze nzabyirukana, ariko ntabwo uko ndi kubona ntabwo ari byiza. Ati ndi kubikubonamo ariko ntabwo ndi kubasha kubikurura, ariko ndimo ndabikubonamo. Ndavuga nese uyu muntu ntabwo anzi, nibwo bwa mbere duhuriye kwa Tarisisi. Uyu muntu ntabwo anzi gutambwira ngo arimo arabona ibintu bindimo, kandi nta n'inkuru yanjye azi, nta story zanjye azi, arimo arabibona gute? Nibwo navuga nti uyu muntu byari byo byose ashobora kuba azi gusenga, wenda hari reka mwumvire, kuko n'ubundi nari nsanzwe mbirambiwe numva ntashaka kubigumamo, bikanze nemera nzagenda nsengere. Arambwira tuzazi iwanjye, ambwira umunsi, arambwira tuzaze ngusengere, ibyo bintu bikurimo byanze bikunze nzabyirukana bizakuvamo, kuko ndabibona bikurimo. Ubwo nibwo najya umunsi wageze, nibwo yamaga gahunda, ambwira aho tugomba kujya, arambwira tugomba kuzaza iwanjye. Ubwo ndagenda ngeze iwe, ahamagara umupasiteri w'umudamu mugenzi we, bajya gusengera abantu hamwe ngo baze bafatanye bansengere. Umupasiteri araza, mbere yo kugira ngo basengere arabanza arambwira ati ngewe ndabona, amaze kundeba arambwira ati ndi kukubona, nkabona hari ahantu wagomba kuba warageze, nkabona hari ibintu byinshi wagomba kuba waragezeho, ariko hari ibintu byagutangiriye byatumye utabigeraho. Ati nanone nkongera nkabona uko ibyo ndi kubona ntabwo uba ukiri aha ngaha muri Kenya, hari ahantu hakure wakagombye kuba uri, ariko hari ibintu byahagaritse imigisha yawe. Bivuga mu Giswahili ati hari ibintu byahagaritse imigisha yawe, ko ndi kubibona ntabwo ari aha ngaha wakagombye kuba uri, hari ahandi hantu wakagombye kuba uri hatari aha ngaha. Ubwo nibwo batangiraga gusenga, barasenga amaze nk'iminota nk'itatu nk'ine basenga bari babiri. Nibwo cya kintu kijya kiza kimfata cyaje, kimaze kuza kiza gifite imbaraga. Ubwo twaye muri etaje hejuru, ubwo pasiteri yarambwiye ati naramuteruye ngiye kumunyuza mu idirisha, nuko idirisha ryari ririmo zino byuma, ubundi nagomba kuba naramucishije mu idirisha, naramurengeje hanze, naramumanuye muri etaje, nibyo byamukijije. Umugore rero we ngo yahise yabonye bimaze kuza bifite imbaraga, wahita yirukanka ahita kujya kwihisha mu cyumba. Ubwo byaje ngo byarasekaga bikavuga bati se nkawe koko nawe nguje gusenga, nawe umuntu nkawe. Byamvugiragamo nyine, urabona ko iyo cyaje kiravugana icyo kivuga byose. Ni pasiteri niwe wabimbwiye ibyo cyavuze, njye ntabwo mba mbizi, babimbwira ariko cyagiye cyamaze kumvamo, ngo cyaraje kiramubwira ngo nawe koko ngurahangara, ngo urimo gusenga, ngo ushaka kudukinisha ngo twirukane, ngo nawe ngo cyangwa ngo vuga ngo twiyizire, cyangwa se ngo niyizire, ngo twiyizire, cyangwa dutume abagushoboye abari baza bakudufasha. Uravuga uri mu biki nkawe wajya uceceka, ukajya ureka tukaguha amategeko ugomba kugenderaho. Ninde waguhaye uburenganzira bwo kujya uhagarara ngo urimo kudukinisha? Ariko bimubwira nta burenganzira ufite bwo kudukinisha, kuko bo turakuzi neza n'ibikorwa byawe byose turabizi, ntago uburenganzira ufite bwo kudukinisha. Cyangwa se niba ushaka kugira ngo nadukinishe utubwire, tugire umuntu tugire uwo dutuma aze abari we mubonana. Amaze kumva gutyo ngo bagire uwo batuma ari bazababonana, nibwo yahise agira ubwoba arirukanka
ntiyongera kugaruka, aravuga ati ibyo gusenga tureka tubihagarike, ndabona ngiye imbaraga zanjye ntago zabasha kukirukana, ahubwo keretse ngiye ku musozi kujya kubanza niyiriza nk'iminsi nk'ine nkabona kugusengera. Kandi nabwo ibyo ngibyo bigeze igihe cyo kujya ku musozi, ni ukuvuga ngo waba uzishura ibyo nzakoresha byose mu gihe ndi kwiyakira, amatike, ibyo kurya, amafaranga yo kugusengera, iminsi ine maze ndi kwiyiriza, byose uba ugomba kuzabyishyura. Urumva byagutwara mu 15 cyangwa 20. Ntabwo aya mafaranga ntago nayaguha, reka bikomeze buko biri. Ukuvuga ngo kino kintu cyari kindimo ntago kijya, ni ukuvuga ngo ntago kijya kigaragaza. Dushobora gusenga tugasenga gute, nkaririmba ngakora ibyo ari byo byose, n'ikindi kize. Ni ukuvuga ngo cyo kiza ari uko kibonye umuntu ugicokoza. Mbese umuntu ugicokoza ushatse kukinjirira nibwo cyari kigaragaye mu buzima, ntago cyari cyarigeze kigaragara. Ariko none kimaze kugaragara cyaravuze ati, cyaramubwiye ati nawe wowe nta mbaraga ufite zo kuba wasengera watwirukana, kuko turakuzi n'ibikorwa byawe turabizi, nta mbaraga cyese. Niba ushaka kugira ngo ushaka kuducokoza utubwire tugire uwo dutuma abari buza mwibonanire. Ariko nanone tuza kuza ntago ari bwo bwa mbere. Ubundi nanone cyamfashe cyaje bwa mbere tugisengera mu rusengero kwa Meshake. Barasenga nyine, mbese kiragenda. Ariko nabwo ntago cyaravuze, ntago mbese ni nk'impuhwe mbagiriye ko mbona mwarunaniwe. Cyari gituje, mbese cyo cyaravuze ngo ni impuhwe mbagiriye kuko ndabona mwananiwe cyane, aho mwahereye kuba amaze nk'amasaha agera muri angahe basenga, bose bananiwe. Ati reka mbagirire impuhwe mbe niturije, naho ubundi ntago ari mwebwe munyirukanye. Ndongera hashize nk'ibyumweru 2 nibwo najyaga mu rusengero rwa Yasipi Church Administrators, barimo umushumba bita Gilbert aransengera. Amaze kunsengera byaragiye, gusa ntibivuze ko nubwo byagiye bo bariya bo bariciye kujya bampamagara. Barampamagaye, nyuma yaho barampamagaye banyoherereza message, bambwira ko mbere hari ibintu bashaka, ari ibintu bashaka kugira ngo nkore, kugira ngo ubucuruzi bwanjye bugende neza. Kuku zimzimu 1 kilo njugu 1 kilo nyama ya mbuzi, 1 kilo kondo, dazini moja, kitambaa mita 2 Masai, kitambaa 2 mita 2, au ishuka cyangwa se ishuka ya Masai y'umutuku kikoyi red, hamwe n'ibihumbi 5 5k. Nibyo bintu babambwiye ngo nimbitwara ngo ibintu byanjye byose bizahita bigenda neza, ngo ubucuruzi bwanjye buzahita bugenda neza, ngo ntazajya mbona amafaranga nk'uko mbikeneye, ngo nta n'ikintu na kimwe kizongera kubaho kimbangamiye. Nibwo nasubiraga mu rusengero nk'uko bari baransengeye, mu rusengero rwacu, ndabibwira mushumba wacu, message barayisomera mu rusengero. Kuva icyo gihe nyine bamaze kusengera byo byaragiye, ntibyagarutse. Nubwo baje kunyohereza message bwa nyuma, kuva icyo gihe siturongera kuvugana, ntibarongera kumpamagara, kandi nawe sindongera kuvugana nabo, kandi numvishe ntuje, ntago byakomeje kuba nk'uko byari bisanzwe. Nta mbaraga nkigira zo kuba navuga ngo nasubirayo, kuko nahise numva mbirambiwe, ntakibikeneye. Kuko mbere yo kugira ngo bansengere najyaga ngira indoto rimwe, naryama nkarota ndi kumwe inzoka zirimo kunyirukankaho, ariko nkazisiga. Nkarota nk'inzoka irimo kunyirukankaho, nkayisiga, nkayikwepa. Ubundi nkarota ngo ndimo kujya kurwana n'ibintu ntazi, nkabinesha ariko nabaje kurwana nabyo.
nakunda kugira indoto mu gihe naryamaga, mbo iyo utararahira, iyo utari waba member wabo, ntago baba bafite kuba bagukontorora, kuko ntago baba batangira kugukontorora. Niyo mpamvu ubona n'ibyo byose, nuko n'ibi byose mbavuga cyangwa nabyo navugaga, nuko bataba na control yabo, bataba bankontorora. Ni kuvuga ngo igihe bambwira ngo iyo bampamagaraga, ni kuvuga ngo cyagiye babaga bamaye appointment yo kujyayo, wenda barambwiraga bati iyo tuguhamagaye ugafata telefone ukavuga ngo ukakanda gutyo ukavuga ngo allo, iyo uvuze ngo allo ubwo duhita tukubona ahantu uhagaze n'ibyo uri gukora byose. Ariko mu gihe ntarafata telefone ntago baba bashobora kuba bambona. Ni ukuvuga ngo njyewe ntago bagera igihe cyo kuba bankontorora, kuko ntago narahira. Kuko iyo ugiye kurahira hari byinshi ukora, hari na byinshi uvuga, ukarahira uvuga ati mbese babyita kuwapisha, hari byinshi uvuga n'ibintu no gusinya n'amasezerano yabo, ugasinyana nabo ko n'imihango mukorana, mbose na bya bitambo mukabitamba byo baba bakubwiye by'amaraso, wenda niba ari inkoko, inyama y'ihene, imbuzi n'ibindi bintu bakuba. Kandi ibyo bintu ni ukuvuga ngo n'ayo maraso ntabwo iyo ahantu babikorera, ntabwo ayo maraso ni ukuvuga ngo yo hari abayatwara. Iyo ibyo bintu muba mwagize gute, nkuko nabikubwiraga bwa mbere, muri hari icyumba bakujyana mukumva kirimo kiravugiramo abantu, ariko abantu ntubabone, ukumva bari nkuko ushobora kuba uri hariya ukumva abantu barimo kuganira hano muri salo, waza muri salo ukumva pepe abantu barimo baraganira, ariko ukaba utababona. Rero hari abantu baza bagatwara ayo maraso, ariko ukaba udashobora kubabona. Ndongera hasize nk'ibyumweru 2 nibwo najyaga mu rusengero rwa Yasipi Church Administrators, barimo umushumba bita Gilbert, aransengera. Amaze kunsengera byaragiye, gusa ntibivuze ko nubwo byagiye bo bariya bo barikiye kujya bampamagara. Barampamagaye, nyuma yaho barampamagaye banyoherereza message, bambwira ko mbere hari ibintu bashaka, ari ibintu bashaka kugira ngo nkore, kugira ngo ubucuruzi bwanjye bugende neza. Ari message banyoherereje kuri telefone, barambwira bati ngomba bambwiye ngo ni bari babyanditse mu Giswahili, kuku zimzimu 1 kilo njugu 1 kilo nyama ya mbuzi, 1 kilo kanda dozen kanda kondo ni inki intama, kondo dozen moja, kitambaa mita 2 Masai, kitambaa 2 mita 2, au ishuka cyangwa se ishuka ya Masai y'umutuku kikoyi red, hamwe n'ibihumbi 5 5k. Nibyo bintu babambwiye ngo nimbitwara ngo ibintu byanjye byose bizahita bigenda neza, ngo ubucuruzi bwanjye buzahita bugenda neza, ngo ntazajya mbona amafaranga nkuko mbikeneye, ngo nta n'ikintu na kimwe kizongera kubaho kimbangamiye. Nibwo nasubiraga mu rusengero nkuko bari baransengeye, mu rusengero rwacu, ndabibwira mushumba wacu, message barayisomera mu rusengero. Kuva icyo gihe nyine bamaze kusengera byo byaragiye, ntibyagarutse. Nubwo baje kunyohereza message bwa nyuma, kuva icyo gihe siturongera kuvugana, ntibarongera kumpamagara, kandi nawe sindongera kuvugana nabo,
numvishe ntuje, ntabwo byakomeje kuba nk'uko byari bisanzwe. Nta mbaraga nkigira zo kuba navuga ngo nasubirayo, kuko nahise numva mbirambiwe ntakibikeneye. Kuko mbere yo kugira ngo bansengere najyaga ngira indoto rimwe naryama nkarota ndi kumwe inzoka zirimo kunyirukankaho ariko nkazisiga, nkarota nk'inzoka irimo kunyirukankaho nkayisiga, nkayikwepa. Ubundi nkarota ngo ndimo kujya kurwana n'ibintu ntazi, nkabinesha ariko nabaje kurwana nabyo. Nakunda kugira indoto mu gihe naryamaga. Ubundi naryama nkabyuka numva nananiwe umubiri wose, wagira ngo naraye ndi mu kazi. Ni ukuvuga ngo iyo uri umuiluminati uwo ari we wese cyangwa se umufrimasoni, iyo uri member wabo, ntago bakubuza gukomeza gusengera mu rusengero usanzwe usengeramo. Ushobora gukomeza gusengera mu rusengero usanzwe usengeramo, ushobora gukora ibikorwa byose, niba uri umudiyakoni, niba uri umushumba, niba uri icyo usanzwe ukora mu rusengero cyose ushobora kugikora. Ubwo cyabaga kije, hari igihe ni ukuvuga ngo cyari kimaze kuza inshuro 3. Uvuga ngo kwa kundi cyiza, hari igihe cyiza gifite imbaraga, ukaba ubibona ko ari wowe ugiye kurwana n'umuntu, ariko ukaba ukubona ko umuntu ugiye kurwana ari umwanzi wawe. Ariko no kikurimo ni nkaho ari cyo kiba kigukoresha wowe utazi ibyo ari byo. Nk'ubu urabona ubushize bajya kunsengera, cyaraje noneho ibyakurikiyeho sinamenye ibyo ari byo. Gusa barangiza kunsengera, nagiye mbona mfite ibisebe, mbese mera nk'umuntu wagiye wikurura hasi, mfite ibisebe, numva nagira ukuboko gutya, nkumva kumeze nk'ukwavunitse, ntabwo mbese kumeze neza, numva mfite umunaniro mbese mwinshi, nkaho hari ikintu cyari kiremereye kimaze kuba cyamvamo. Ariko nkumva mfite imvune mu mubiri, uvuga ngo nuko byari bimeze. Ubundi ntago umenya ikiri kukuvugiramo, usibye wenda nk'umuntu waba waruhari akaba yakubwira ati wari urimo kuvuga gutya na gutya, ati barumeze gutya na gutya. Ni ukuvuga ngo ntago gishobora kuza kugutesha umutwe keretse ari umuntu ugishotoye mu bintu bijyanye n'amasengesho. Kuko nk'uko mubizi, hari igihe ushobora gusenga kikakwihorera bitewe n'uko kibona imbaraga ufite, nta kintu gishobora kugitwara. Cyangwa se wenda kikaza nacyo sinzi ubundi uburyo kiba kimeze, wenda kikaza kwereka ko gifite imbaraga ziruta izawo uri gusenga. Cyangwa se kikaza gishaka nko cyakurwanya, kikwereka ko ntacyo uri imbere yacyo. Impamvu nagiye nemeye ko bansengera nuko nari numvise ko ngeze igihe cyo kuba nabivamo, ntagishaka gukomezanya nabo. Iyo nza kuba nari nkeneye gukomezanya nabo, ntabwo nari kwemera ko bagira gute bansengera. Kuko urabona ko ni njyewe wijyanye ngo Pasiteri Colonel ajye kusengera, ni njyewe wijyanye kwa Meshe muri Karumeli ngo bajye gusenga, ni njyewe wijyanye mu rusengero rwa muri ya siri kugira ngo bansengere. Ni ukuvuga ngo iyo nari nkeneye gukomeza, ntabwo nari kubyemera ko bajya ko bansengera. Cyane abasore bagenzi banjye, hari igihe abona ko ubuzima bwanze, nkuko nanjye byatangiye mvuga ni ubuzima bwanze, reka njye kwishakira amafaranga, akumva ko inzira iyo ari yo yose yabona yakuramo amafaranga, icyo byasaba byose yagikora kugira ngo abone amafaranga. Ntabwo ari byiza. Illuminati iriho, nubwo abantu benshi batemera ko iriho. Hari n'abantu ubwira ati ngewe rwose urusengero rwa Illuminati nza ahantu ruri, bakaba batabyemera, akavuga ati ntabyemera ariko mpigereye, bakaba batapfa kubyemera. Ariko icyo nababwira cyo, Illuminati irahari, Freemason irahari kandi irakora. Gusa nta muntu bajya bahatira kujyayo, ujyayo ku bushake bwawe. Nta muntu bajya bahatira kujyayo, ujya ku bushake bwawe kandi ari wowe wabyihitiyemo. Inama rero nabagira, ntago ari byiza kujyayo, kuko bira ni ibintu bibi, ni ibintu bijyanye ni ibintu bya Satani.
ntabwo ari ibintu by'Imana, ni ibintu bya Satani. Inama nabagira rero ntimukazabikinishe ngo mujyeyo kuko si byiza. Aba ariyo gusa abantu ntago tugira ibitekerezo bimwe cyangwa se imyumvire kimwe. Hari igihe aba ariyo bo aba yumva ari byiza bimushimishije akaba yumva atabivamo, ariko ugifite ubushobozi uburyo bw'uko wabivamo biriya bintu uko bikora, umuntu usanzwe uriyo mu gihe ababona ko ari byiza akabona ko urimo kumubwira ngo uzavemo kandi we abikunda, hari igihe ashobora no kubabona ko ibyo uri kuvuga ari ubusa akaba yanakurwanya akavuga ati nk'uyu yari kuvuga ibiki ko ngende iyo nabaye iki. Imana irakiza kandi Imana urasenga Imana ikabigukiza ikabigukuramo, dore ko no muri Bibiliya ndetse ngo ntawe ukeza abami babiri. Satani burya nawe ni umwami kurwe n'Imana nayo ni umwami. Urumva rero ntawe ukeza abami babiri. Mu gihe rero ugiyeyo kandi iyo wamaze kurahira, reka mbabwire n'ikindi, iyo wamaze kurahira ntago Imana nayo ntago iba ikigukontorora aho ngaho. Imana ntago ari ibikigukontorora, ubwo bukontororwa n'imbaraga za Satani, kuko igihe bashakiye cyose baragutuma batigenda ukora ikintu runaka, kandi iyo bagutumye ntago ari wowe ugomba guhitamo icyo uri bukore, bo nibo baguhitiramo icyo uba ugomba gukora. Ni ukuvuga ngo iyo wamaze kurahira, wamaze kuba uwabo, bo baguhitiramo icyo ugomba gukora, ntago ari wowe wihitiramo. Murakoze cyane, nanjye nabishimye kuba mwampamagaye, nkaba ntanze ubuhamya, wenda n'abandi bazabyumva bazamenye ko bihari kandi bazagire no kubyirinda kuko ntago ari byiza. Abantu mukurikirana iyi YouTube channel ya YSP Church and Ministry, nabakangurira ko mukomeza kusharinga ubu butumwa. Ni ubutumwa bwiza bwerekeranye n'iyobokamana, kandi mukajya mukomeza kugenda mukanda subscribe, share na like, ndetse kandi mukomeza no kudutera inkunga y'amasengesho. Imana ibahereza umugisha. Uyu munsi twari twagendereye Enoke, dushobora no kuzagenderera n'abandi nk'uko twabyiyemeje gukorera Imana, kandi namwe ndabizi neza ko mudushyigikira, mudutera inkunga z'ibitekerezo n'ubundi buryo bwose. Abantu bose bajya babikora kandi bakabikora babikunze, nibo babiboneramo ingororano. Imana ibaha umugisha rero, naho ubutaha murindwe n'Imana. Reka dusoze dusenga kugira ngo Imana ikomeze ibane natwe. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, uri Data wa twese mwiza kandi ushobora byose, icyubahiro n'ikibi cyawe kuko ari wowe ushobora byose kandi ugira neza. Uri Data wa twese mwiza, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Umugaragu wawe amaze kuvuga imirimo n'ibitangaza wakoreye ubuzima bwe, kandi Mwami natwe dukomeje kubona ineza yawe.